Bakuzi ba Team TV ashimwe Kristo yazakuzwe muraho muri amahoro. Shima Imana ko nongeye kugaruka hano. Aba nongeye kugira nanone iyindi nyota n'inzara yo kuza kugira icyo dusangira. Rero uyu munsi n'undi munsi Imana yateganirije kugira ngo tunezererwemo. Nuko rero uyu munsi ndagira ngo tufatane umwanya utari munini cyane tuganira ku nsanganyamatsiko muri bwumve mu kanya. Muramenyereye Mama Ganza, Auntie J, Jolie, amazina yose mwaramenye sinkitinda mbibwira. Uyu munsi rero nanjye ndavuga ngo Imana ibaha umugisha kubwo kuba inshuti nziza, wo kuba abafatanyabikorwa beza. Murambibabwira n'ukuri aho tugana hose intambwe dutera n'ukubera Imana kandi yaduhaye ubuntu bwayo buduha abantu aribo bamwebwe, abantu biza gutuma tuzagera no ku bintu byinshi cyane kubera ko tubafite. Rero Imana ijye baduhera umugisha uko bwije uko bukeye. Mwebwe mukora subscribing, abakora share, you guys, you are the best. Abantu bose bazi gukora share, Imana ijye baha umugisha kuko nababwiye ngo ushaka kwikanga ubaye ikiraro cyawa wundi Imana yateganirije iyi message cyangwa ubutumwa. Rero katubanze ko Imana isumba byose. Data mu izina rya Yesu tuguha icyubahiro. Wakoze kuturinda, wakoze kutwitaho, wakoze kuturwanirira, kurwanya ibiturwanya ugatera ibidutera. Wakoze ko rero budushoboje ukadutera iteka tukaba hano hantu uhabwa icyubahiro Data. Tukurarikiye rero iki kiganiro tukenyera kugira ngo mwami ntaba ari twe singaragare sinumvikane, ahubwo wowe muri jewe uganze. Kandi nzi neza kuri Imana ishobora byose, ujye ugira inzira zawe nk'Imana kandi byose uharanira kunezeza ubwoko bwawe, uharanira kudufasha, kudufata ukuboko, kudukura mu bwiza udushyira mu bundi. Rero n'iki kiganiro mwami ntaba ari jewe, icyo wagambiriye uwo wagambiriye kukigezaho reka bari we uza kucyakira kugira ngo izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Shimwe himbazwe ku bwa byose kwemeye kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Rero umunsi wa none n'undi munsi wanabwiye ko Data hari icyo yaduteganirije, reka rero aba ari cyo turi burebereho twese tugire uko tukiganiraho. Tujya tugira insanganyamatsiko nyinshi cyane zitandukanye hano. Ni ukuri ndibaza ko zitaza ari jyewe ziziye kandi nanone zitaza ari we ziziye, ahubwo ziza twese zije kugira ngo zigire indi ntambwe ziduteza. Ubushize hari umuntu wanyandikiye ambwira ati wowe kuvuga kwitukuza ukavuga kandi bitukuza bagira nabi, ariko se wowe ko wapfumuye amatwi. Nagira ngo umunana amushubije ndambwira ngo ntabwo message yije izira wowe wenyine, nta nubwo izira undi wenyine, ahubwo twese Imana iba yatwibutse. Nibwo nanamubwiraga nturetse ko ibi byo bifite izindi ngaruka zikomeye, bishobotse ko twabyirinda uretse no guhesha Imana icyubahiro natwe ubwacu byatugirira umumaro, aho twagumana umubiri wacu w'umwimerere bigatuma dukomeza turi bazima tutarwajwe kanseri no kwihindura uruhu. Uyu munsi wa none rero nanone nzanye indi nsanganyamatsiko ivuga iti ngo ariko nzi neza ko nyine mwebwe aho muri hari zijya zibasetsa uko mujya mubimbwira, hari zijya zibatungura, ariko muri byose nta kindi tuba tugamije uretse gufashanya muri ubu buzima kuko nta wihagije. Rero ndagira ngo uyu munsi tuvuge ku kintu cyitwa gushyira hamwe cyangwa se ubufatanye. Ese wowe ubwumva wumva iki? Wumva bivuze iki? Uyu munsi ndagira ngo tuganire, duhere ku muvandimwe, tujye mu nshuti, tujye mu bo dukorana, tujye mu buzima busanzwe. Ngiye nkunda ko tuganira ubuzima busanzwe. Nababwiye ngo suko nyobewe ijambo ry'Imana ndi umuvuga butumwa, ariko ngiye nkunda tuganire ku buzima busanzwe kuko ijambo ry'Imana hari benshi cyane batwigisha, kandi nanone naje gusanga ijambo ry'Imana rikubiyemo ibi byose byo tuba tuvuga, ahubwo nuko tugira uko dusobanura mu buryo butandukanye. Ariko iyo duteze amatwi iki kintu kikangirira umumaro, ukuvuga ngo burya ni ijambo ry'Imana ryo ringezeho ubundi buryo kandi rikangira umumaro. Rero uyu munsi ndavuga ngo ese wowe wumva ubufatanye kuri wowe wumva ari iki? Ubufatanye gisanga ari ikintu gitera imbaraga, cyongera gisunikira umuntu kugera mu bintu byinshi atarashoboye kuba yakwigezaho wenyine. Rero ndavuga ngo ubufatanye ngiye nabonye ari imbaraga zituma umuntu agira ahantu hava n'ahagera kubera ko afite ubufatanye. Muzarebe
ikintu kugira ngo ukigereho ni ukugira ibigufasha kugira ngo ukigereho. Ni ukuvuga ngo byenda bifataniriza hamwe rero kugira ngo bigusunikire kuba wagera kuri cya kintu utari ushoboye kugeraho. Hari n'ibyo tujya kugeraho kubera abantu, kubera ko dufatanije nabo, ari umuvandimwe wanjye cyangwa ari inshuti yanjye cyangwa ari umufatanyabikorwa, kugira ngo tugere ku kintu ugasanga bitewe n'uko twashoboye gufatanya. Rero uyu munsi navuze ngo reka turebe ubufatanye ni iki se, bumaze iki se, ni ngombwa. Ubufatanye igihe nsanga ari ngombwa cyane mu buzima bwacu bwo turiho bwa buri munsi. Iyo ushoboye gufatanya nawe ni ukuri bimfasha kugira ngo ngire izindi mbaraga. Urugero muri business hari ubwo umuntu aba atishoboye, adafite za miliyoni zitangira business, ariko akaba afite ubushake n'umurava yo gukora ya business. Mbona yuko rero icyo gihe ugize amahirwe ukageraho mufatanya kubera inyangamugayo, birashoboka cyane ko mwava ku rwego rumwe mukagera ku rundi, ukaba wagera kuri cya kintu cyo wifuzaga kandi utavunitse. Kubera iki? Kubera ubufatanye. Ubufatanye nanone si muri business gusa, no mu muryango. Umuryango ufatanyije, umuryango ushyize hamwe ugera kuri byinshi cyane. Reka mbabwire, naje gusanga ubufatanye cyangwa se umuryango ufite ubufatanye ugera kuri byinshi, atari uko bafite amafaranga menshi, atari uko bafite ubushobozi bwinshi, ariko bitewe no gushyira hamwe no gufatanya. Umuryango ufite ubufatanye biraworohera cyane gutera imbere. Kubera iki? Harimo abafite ubushobozi, harimo abatabufite, harimo abafite imitekerezo yo hasi, harimo abafite imitekerezo yo hejuru. Hari abo mufite bihutira gushyira mu bikorwa, hari abo mufite batihutira gushyira mu bikorwa ariko batekereza bakabivuga. Hari abo mufite bahaguruka vuba na bwangu, hari abo mufite yicara ariko akakubwira ikintu ku kindi uko acyumva kuri we. Ibyo byose rero ni imbaraga Imana iba yarahaye umuryango. Iyo mushoboye reza mbaraga kuzizana hamwe, wa mwana ushoboye guhaguruka, wa mukuru ushoboye gutanga igitekerezo, wa mu businessman uri muri uwo muryango ufite amafaranga, wa wundi ufite umwanya ariko adafite amafaranga, wa wundi ufite imyumvire yihuse kumva, wa wundi muri make uko twese tumeze, naje gusanga dufite impano zitandukanye. Rero iyo tuzishyize hamwe tugafatanya, ni ukuri naje gusanga ari ikintu cyorohera umuryango gutera intambwe ukava ku bwiza ukajya mu bundi bwiza. Ni ukuvuga rero ngo ubufatanye mu muryango ni ikintu cy'umumaro cyane. Mushobora kugaragara nk'abantu bagayitse, ariko kubera ko mufite ubufatanye mukagera ku bintu byinshi cyane. Ushobora kugaragara nk'aho muri umuryango ucishije make cyane udashoboye, ariko ejo abantu bareba ibikorwa byo mukora bakaza gusigara ari bo bahamya b'ubufatanye umumaro wabwo. Muri twebwe tuzagera kuri byinshi kandi tutavunitse. Reka mbabwire ngo hari ikintu cyongera mbona kijya kingora kucyumva. Ugasanga mu nshuti zawe cyangwa mu bavandimwe cyangwa mu muryango, umuntu agize ibyago, murahagurutse mwese murashije avuyemo, kandi abivuyemo atavunitse wenyine. Umuntu agize ubukwe, murahagurutse mwese muramufashije, abuvuyemo atavunitse rwose, abonye ko abonye amaboko, bikamworohera cyane. Kubera iki? Ubufatanye. Ariko yagira ngo avuye muri cya kibazo cyo yararimo cyangwa bya birori yararimo, wa muntu ntimwongere kumubona. Ese muvandimwe, urazirikana yuko uyu munsi bwari ubukwe bwawe ariko ejo uzabyara? Urazirikana yuko si uyu munsi niba wari wabyaye ariko n'ejo hari no gupfusha? Iby'amahirwe ntawe mvugaho ngo uvuge turanyifuriza gupfusha. Ya ndavuga ibintu bibaho kuri iyi si, byo tugendana uko bwije uko bukeye. Twabyanga twabyemera, ni uko isi iremye. Turavuka, turashaka, turabyara, ariko tukajya n'igihe cyo gupfa. Rero buri gihe gifite icyacyo, buri kintu gifite igihe cyacyo. Ariko reka mbabaze ngo iyo ubonye umuntu ahaguruka akagufasha, akagutera iteka, ukagera ku cyo wifuza kugeraho, warangiza ukagira utya ukavaho ugasa naho udahari. Niba ari urubuga, dore za WhatsApp zaraje, za social media, mukaba muri kumwe kuri social media, akagira ubukwe mugahaguruka mwese, yarangiza agaceceka, ntazongere kwandika, ntazongere kuvuga. Ese muvandi, iyo ejo hari ikindi kikugezeho, utekereza ko byagenda biti? Utekereza ko hano bantu bari bwongere kubona imbaraga zihaguruka zigahagararana nawe? Utekereza ko hano bantu bari bwongere kugira intekerezo muri bo zagutekerezaho? Reka nkubwire, umenye ubwenge wamenya ko ubufatanye ari imbaraga. Ubufatanye mu kazi bituma akazi kihutira cyane kurangira. Umuhererekanya ibitekerezo, umuhererekanya mu bikorwa biroroha cyane. Muzareba abakinnyi b'umupira. Abakinnyi b'umupira ntabwo ari wa mukinnyi mwiza cyane utsinda igitego, ahubwo hatsinda ubufatanye.
nkamenya ngo Jore aha uyu mwanya uhagarara matya umuganwa ahagarara neza gutya mama Ganza nawe aha naha tuhazi neza ko yahagaze nta kipfa hanyuma Jori nawe yahagaze Auntie J yahagaze hano biroroha cyane iyo babantu baziranyeho ku mbaraga zabo bakemerana mu mpano zabo iyo bafatanije abakinnyi y'umupira gutsinda ibitego biroroha cyane ariko iyo umwe avuyemo agashaka kwigaragaza ko ari umukinnyi wa cyane agacenga cyane biza gusoza nta gitego batsinze rero reka mbasabe ngo tugire umwuka w'ubufatanye tuzatsinda ibitego byinshi mugakiza reka tugire umwuka w'ubufatanye bashumba mugire umwuka w'ubufatanye mufatanye waba uri muri torero runaka n'ibindi runaka mumenye ko turi umubiri umwe wa Kristo niwe twese turimo duharanira kugera gute kubaka rero reka mbasabe ngo umwuka w'ubufatanye mu murimo w'Imana umwuka w'ubufatanye mu muryango umwuka w'ubufatanye mu kazi ukora umwuka w'ubufatanye mu nshuti zawe mu bavandimwe bawe bizaborohera mwese kugera ku byo mwifuza kugeraho igihe cyose rero mutazagira uwo mwuka ushobora kuzagera ku cyo wifuza ariko bizakuvuna cyane umwanya wawe amaze ukora byinshi uzawumara uharanira cyane kuzatsinda icyo gitego wenyine bikuvune cyane haranira kugira umwuka w'ubufatanye muri wowe rero reka mbasabe ngo icyo kintu cyamamuka gifata mu buryo bwagutse cyazabagirira umumaro cyane tugira umwuka w'ubufatanye mu muryango ugira umwuka w'ubufatanye aho kazi ukorera wa mukobwa wa muhungu wa mugabo wa mugore we wikubona nkaho uri kamara ntabwo uri kamara ibihe byose naho waba ufite amafaranga udafite umwuka w'ubufatanye bizakuvuna cyane abantu bazahagarana nawe uyu munsi ariko ejo bazakurambirwa kubera ko babonye ko ugaragaza nkaho wishoboye kubera ko ufite amafaranga reka ngusabe ngo gira umwuka w'ubufatanye ufite amafaranga afashe utayafite utayafite afite imbaraga afashe uyafite ufite ibitekerezo afashe utabifite afashe wa undi kuko hari afite imbaraga nubwo atatekereza ngo yihutishe ibitekerezo nkawe umwuka w'ubufatanye n'intsinzi mu bantu bawufite Imana rero ibaha umugisha murakoze kuntega amatwi ntabwo ashaka kubatindira ubwo jye nashoje nasigaye jye maharira mwuka w'Imana kugira ngo abaganeze mushobore gusobanukirwa cyane umumaro w'ubufatanye umugabo n'umugore udafatanije gutera imbere kwanyu bizabagora umwana na nyina cyangwa na se badafatanyije iterambere ryanyu rizabagora rero umwuka w'ubufatanye mu cyiciro cyose cyo murimo niwo mbifurije Imana ibaha umugisha data mu izina rya Yesu tuguhaye icyubahiro tugushimiye insanganyamatsiko uyu munsi waduhitiyemo y'ubufatanye tuzi neza yuko mwami no mwirema ryawe habaye ubufatanye bw'Imana Imana data Imana mwana ndetse n'Imana mwuka wera turagusaba umwuka w'ubufatanye mwami umwuka w'ubufatanye mu muryango umwuka w'ubufatanye hagati y'umugabo n'umugore umwuka w'ubufatanye hagati y'umwana n'umubyeyi umwuka w'ubufatanye mu kazi kose dukora twabonye urugero rwiza ku by'isi abakinnyi b'umupira ntabwo hatsinda uzi gukina cyane ahubwo hatsinda wa wundi usobanukiwe neza umwuka w'ubufatanye umumaro wawo rero mwami duhe kunesha uyu mwanzi wacu ari umubiri ndetse na Satani udushoboresheje biciye mu mwuka w'ubufatanye umwuka w'Imana manukira ubwoko bwawe utwambika izo mbaraga n'ubwenge busobanukirwa umwuka w'ubufatanye tuzi ko gutsinda bizoroha cyane kuzoba ibyawe ko wumvise kandi uri busubize kugira ngo twese twambare umwuka w'ubufatanye maze iterambere ryacu n'ibindi byose bitworohere kugeraho mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.